Burya koko ngo umuntu ava kure ntawe ugira icyo ageraho atamanje guca mu nzira zigoranye, atamanje guca mu bintu bikomeye kugira ngo agire aho agera. Nyamara ntabwo biba byoroshye kubera ko ugira ibikurwanya, ukagira ibigusubiza inyuma, ndetse ukagira na byinshi bishobora gutuma utagera ku cyo wifuje ndetse n'icyo waharaniye kuva kera. Uyu munsi rero twabateguriye urugendo rwa Niyitegeka Gratien uzwi ku izina rya Seburikoko. Uyu nawe yagiye anyura mu mahwa, yagiye anyura mu bintu bikomeye ndetse byashoboraga gutuma atagera aho yifuzaga, ariko mu by'ukuri kubera impano idasanzwe yari afite ntabwo byigeze bimugiraho ububasha, ahubwo yabashije kubitsinda ndetse agera kure. Akaba ari we Gratien tubona uyu munsi nka Seburikoko, Papa Sava ndetse n'andi mazina menshi agenda atazirwa. Ni Don't Speak TV, tubahaye ikaze kandi turabasuhuje. Gusa kugira ngo tubane neza kandi tunezerewe, kora aho hasi kuri subscribe, ukore share, ariko comment zo nta karusho kubera ko comment nizo zitwubaka ndetse ni nazo zituma tumenya ibyo dukora ubutaha ndetse tukamenya n'ibyo dukosora mu biganiro byacu tugenda tubagezaho. Nishimiye ko turi kumwe wowe ugeze aha ngaho ucyumva ndetse ukireba iki kiganiro. Bana natwe rero ukomeze kugendana natwe, ukomeze kuduteza intambwe. Yavukiye mu karere ka Rulindo, ni mu ntara y'Amajyaruguru, ndetse avukira mu murenge wa Ntarabana, aho ni muri Kiyanza. Yize amashuri abanza ahangaha i Kiyanza. Uyu Seburikoko amashuri yisumbuye yayakomereje ni mu murenge wa Masoro, n'ubundi ni muri ako karere. Yiga kuri Groupe Scolaire Rutongo, ahangaha ni mu murenge wa Masoro. Ahangaha niho yamenyekanye ndetse yakoreye ibigwi bitiye bitandukanye, kubera ko uyu mugabo ntago yigeze ahwema kugaragaza impano idasanzwe, kubera ko avuga ko yaje gutsindira televiziyo ndetse agatsindira n'inkweto za bodaboda, kubera ko yari yabashije kuvuga umuvugo ndetse akagaragaza impano idasanzwe muri iyi nganzo, akavuga maze agahesha ikigo televiziyo nini muri icyo gihe, kubera ko iyi televiziyo yayitsindiye ikigo kirayijyana, ariko ahabwa promotion ndetse ahabwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bamushimire kubera ko yahesheje ikigo ishema. Icyo gihe rero yaje kugirwa food prefect cyangwa se gestionnaire w'icyo kigo, ndetse akajya ahabwa n'izindi promotion zitandukanye, amarushanwa atandukanye akayitabira ndetse akayegukana. Kuri iki kigo rero yarahamenyekaniye cyane kugeza ubwo n'abayobozi bamubwiraga bati ntuzongere kuva i Kiyanza n'amaguru uza kwiga hano i Rutongo, ahubwo fata icumbi ujye wiga uba mu kigo. Uyu nguyu Niyitegeka Gratien yarangirije icyiciro rusange aho ngaho kuri GS Rutongo, akomereza kuri Ririma, GS Ririma. Ahangaha naho ntago yahwemye kugaragaza impano idasanzwe, ahubwo yakomeje gukora ibitangaza, kwegukana ibihembo ndetse no gushaka uko yabaho ndetse no gushaka uburyo yabona amafaranga binyuze mu mpano yari afite. Abantu bakamukunda, bakamwigarurira, ndetse aba bantu bose bakagenda bamushyigikira mu mpano yari afite idasanzwe, yaba iyo kuvuga imivugo, gukina amakinamico ndetse no kugaragaza ibindi bintu bigiye bitandukanye byihariwe nawe, ndetse n'ibihembo byinshi akagenda abyegukana. Yakuranye ubuhanga bukomeye cyane n'impano idasanzwe. Yagiye yitabira amarushanwa atandukanye nk'amarushanwa ya ZOA. Ubu amarushanwa yabaga yateguwe mu rwego rw'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'amarushanwa yo ku rwego rw'akarere. Aha hose yagiye ahitabira ndetse akegukana ibihembo yatumiwemo. Avuga ko atari umuntu n'umwe wigeze umufata akaboko ngo avuge ngo yamuzanye muri iyi gahunda cyangwa se muri iyi firiti yo gukina amafilime, amakinamico ndetse no kuvuga imivugo. Oya, ahubwo avuga ko ari we wagiye ukora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yakwegukana ndetse arebe ko yakwamamara muri ibi bintu, kubera ko yabikundaga kandi abifitemo impano ihambaye. Avuga ko umuntu wa mbere ashimira ari Imana yo mu ijuru, yo yamuremye ndetse ikamuha impano ihambaye afite. Akavuga ko ashimira ababyeyi bemeye ko Imana ibakoresha kugira ngo babyare uyu munyempano ndetse babyare uyu muhanga ndetse babyare iki cyamamare. Akabashimira cyane ndetse akavuga ko bigarukiraho kubera ko ahandi hose yagiye yishugurikira. Avuga ko atari umubyeyi wigeze avuga ngo akira 200 maze ugende ushore maze ugende ukuza impano, ahubwo ari uko we ubwe yagiye abyikorera ku giti cye. Nta wamuzanye rero mu mwuga wa filime, ahubwo niwe wagiye yihatanira.
yaje i Kigali kera, aho yagiye aza kureba ibitaramo ndetse n'ibitaramo byagiye bimenyekana mu mwaka w'ibihumbi 2002 gutyo ndetse n'ibihumbi 2003 ubwo Lucky Dube yazaga n'ibindi bitaramo bigiye bikomeye yagiye abyitabira ahangaha mu mujyi wa Kigali. Ibyo rero byumve neza ko Seburikoko atari umugabo mutoya, ahubwo ashobora kuba akuze, nubwo ibyo ngibyo byose bivugwa ko nta n'umugore agira, akiri umusore kugeza ubu ngubu, atigeze ashaka umugore na rimwe ndetse tutazi nimba azanamushaka. Avuga ko igihe kimwe yiteguye kuvuga umuvugo ubwo PK cya Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yiteguraga kuza kubasura ku kigo aho yigaga, ndetse icyo gihe bamuteguza ko agomba kuvuga umuvugo. Gusa bitunguranye Perezida wa Repubulika icyo gihe ntago yaje. Biramubabaza cyane kuko yari yamaze igihe kinini cyane awutegura ndetse awufata mu mutwe. Gusa amarira ye ntiyarambye kubera ko nyuma yaho gatoya Perezida wa Repubulika yaje kuza maze avuga umuvugo ndetse amukora no mu ntoki. Icyo gihe rero bivugwa ko uyu Seburikoko ari ibyishimo ndetse na motivation yagize, bigaragaza ko icyo gihe yabonye imbaraga zo gukomeza gukora ndetse no gukora ku mpano ye. Si ibyo gusa kuko avuga ko indi scenario yigeze kubaho ari igihe mu Rwanda biteguraga kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ku nshuro ya 10. Haburaga iminsi 2 gusa ngo bitangire, aza kubona itangazo rishishikariza abantu bafite ibihangano ko babitegura kugira ngo bazabashe kubimurika kuri uwo munsi. Seburikoko nawe ntiyacitswe kuri iyo minsi 2 gusa, yahise yitegura ajya guhimba umuvugo ndetse agura kasete, zira kasete za kera bakaragagamo ikaramu kugira ngo ibashe kuvuga. Aragenda agafata kasete imwe yari iriho indirimbo zitandukanye, yaba iz'inkongomani, Nyafurika y'Epfo, Ingande, Injyaruwa n'izindi, maze arahanagura atangira kurikodinga mu gakoresho gatoya kakoreshwaga kera, maze arikodinga umuvugo we muri icyo gihe gitoya yari afite. Arangije aranawufata ajya kuwandikisha, kuwucapisha kugira ngo abantu bazawukwirwe ndetse bazawubone mu buryo, kubera ko ariyo mabwiriza yari ahari kugira ngo bashe kugera muri aya marushanwa. Maze Seburikoko abikora neza. Gusa icyo gihe yaragiye koko arabikora kandi abikora neza. Amafaranga menshi avuga ko yinjije yaba yarabonye mu ibyo bihe bya kera ubwo bitari byoroshye, avuga ko ari ibihumbi 400 yahembwe. Aya mafaranga avuga ko mu by'ukuri nta kibanza yigeze yaguramo cyangwa ikindi kintu gihambaye yaguzemo, ahubwo yayashoye mu mivugo, maze imivugo ye imutwara ayo mafaranga nta kintu gifatika mu by'ukuri ayakuyemo. Ariko avuga ko nyine kugira ngo ugire icyo ugeraho ugomba gutakaza byinshi, yaba umwanya, amafaranga ndetse n'ibindi. Yanditsemo ibitabo bigiye bitandukanye, acapishamo imivugo, akoramo amakinamico, ndetse uyu munsi ni Seburikoko wo kwishimira. Yagiye ahura n'abantu batandukanye harimo nka Nyagahene bahuye, nyamara yarayoboye itorero muri Iyerika. Uwo nguwo nawe byafatanyije urugendo rwo kubaka, urugendo rwo gukina filime ndetse no kuba yageraho agera ubu ngubu. Seburikoko ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi uzwi cyane muri sinema y'uyu munsi, wagiye azamura abakinnyi bagiye batandukanye bagiye bakomeye. Muramuzi Ndimbati, murabunzi Mama Sava, Dingi Dingi, ndetse murabazi ba Kibonke n'abandi benshi b'abastari bagiye bakurira mu maboko ya Seburikoko, akagenda abazamura mu buryo bugiye bitandukanye. Ubu ni umukinnyi wagiye ukina ahakomeye ndetse akagenda akina ibigiye bitandukanye. Ubu ngubu akinana n'abakinnyi bagiye bakomeye nka Tuko Wote, muramuzi, ndetse n'abandi bose benshi cyane yagiye ahura nabo muri iyi kariyeri yo gukina amafilime. Amakinamico kuri Radio Rwanda ntiwareba, ndetse n'izindi kinamico yagiye yisangamo zikagenda zimumenyekanisha. Ni icyamamare, ni umuntu ukomeye cyane, ndetse twavuga ngo Imana igikomeza imufashe, imwagure muri uyu mwuga agenda akora, ndetse akagenda azamura n'abandi, bigatuma u Rwanda rutera imbere ndetse rugatimaza, abantu bakishima bagaseka. Komeza ubane na Don't Speak TV muri iki kiganiro tugenda tukugezaho amakuru y'ibyamamare, amakuru y'ubwenge, amateka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye utasanga ahandi. Ongera nkwibutse gukora subscribe weho tukiri kumwe aka kanya.